Nshimire inshuti mudahwema kubana natwe mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyegeranyo kigaragaza ngo kuki abagore benshi ku isi bakunda abagabo birabura. Buriya ngo abagore benshi ku isi bakunda burya abagabo birabura ku kigero kiri hejuru. Muraza tubane muri iki kiganiro turusheho gusobanukirwa ngo bimeze bite, bimeze gute, ibi bintu byaturutse he ko abagabo benshi bakunda kuvuga ngo rwose ngiye nakunda umugabo wirabura kurusha umugabo w'inzobe. Muze tugirane ibihe byiza. Kuri mikoro ni Justin niyo nsaba, turusheho gusobanukirwa neza imyumvire y'aba bagore n'impamvu bakunda kugaragaza neza yuko abagabo birabura ari bo bagabo beza bashobora kuba bafite ubunararibonye. Ariko ntabwo tuje kujyaginga abagabo b'inzobe, namwe wenda tuzabavugaho mu cyiciro kiri imbere, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku bagabo birabura yuko bakundwa n'abagore cyane. Rero mu bihugu byinshi cyane cyane byo ku isi, cyane cyane nko muri Afurika ndetse no mu bihugu by'i Burayi na Amerika, usanga hari abagore bavuga yuko rwose bakunda abagabo birabura kurusha ab'inzobe. Ubushakashatsi butandukanye bwerekana ko gukunda umuntu biterwa n'impamvu nyinshi. Izo mpamvu ziba zirimo imiterere y'umubiri, uko umuntu asa, uko umuntu agaragara, uko umuntu ateye, ndetse noneho hakaba hakubiyemo imico y'umuntu ndetse n'umuco w'aho umuntu yavukiye. Ibi ngibi nabyo bishobora gutuma umuntu bamukunda cyane cyangwa se akunda umuntu runaka. Ibyo abantu rero bumva cyangwa se babona no mu itangazamakuru nabyo bishobora kuba byagira uruhare mu gutuma umuntu afata icyemezo ku bintu bijyanye n'urukundo. Mu bushakashatsi rero bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2018 bwagaragaje ko abagore hafi 35% bavuze ko bakunda abagabo bafite uruhu rwijimye cyangwa se uruhu rw'umukara kurusha uruhu rwererutse. Mu gihe rero abagera kuri 28 bo bavuze yuko batabigenderaho cyane. Murumva rero ko abavuze yuko bakunda abagabo birabura ari abagore bari ku rwego rwo hejuru cyane. Niyo mpamvu iki kiganiro twagiteguye kugira ngo niba uri umugabo wirabura wumve niba koko ibyo bagukundira ari byo, bityo urusheho kumva nawe utekanye. Impamvu ya kabiri rero, ahangaha reka turebe ku mpamvu ibitera dukurikije uko ubushakashatsi bumeze. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere ni imiterere y'umubiri cyangwa se physical appearance, uburyo umuntu agaragara. Abantu benshi bavuga ko abagabo b'abirabura bakunze kugira imikaya igaragara, imikaya, imitsi, mbega ukabona nyine ari umuntu w'umunyembaraga. Ikindi bagaragaza neza yuko abagabo birabura bafite imiterere y'umubiri ikomeye, baba bafite uruhu cyangwa se imiterere y'umubiri isa nk'ifite imbaraga, igaragara neza rwose. Ikindi kandi bavuga yuko uruhu rugaragara neza, uruhu rw'umuntu wirabura burya rugaragara neza kurusha cyane umuntu w'inzobe. Rero hariho ubushakashatsi bwakozwe ku bagore 1000 mu Burayi bwerekanye ko abagore 40% bavuze ko abagabo birabura rwose babagaragarira nk'abafite imbaraga nyinshi ku mubiri, ku buryo rwose abona umugabo akabona arapitse, akabona afite imbaraga nyinshi rwose kurusha umugabo w'inzobe. Mbega ubwo iyo arebye umugabo w'inzobe abona ari nk'umugabo rwose w'inyanda udafite imbaraga, ariko yabona umugabo wirabura akabona ari umugabo rwose wo kugira umugabo kabisa, akabona ari umugabo ushoboye kandi umugabo ufatika. Urugero nko mu mikino nka basketball cyangwa se muri atletism cyangwa se athletic, ya mikino yo kwiruka, usanga benshi mu bakinnyi bakomeye ari abirabura. Ibi rero bituma bamwe batekereza ko umubiri burya w'abagabo birabura cyangwa se w'abantu birabura uba ufite imbaraga cyane kurusha abandi. Impamvu ya kabiri ni imyumvire y'uko bafite imbaraga mu rukundo. Hari imyitwarire yakwirakwiye cyane cyane mu isi ko abagabo birabura baba bafite imbaraga mu rukundo kurusha abandi bose. Iyi myumvire rero yakwirakwijwe cyane muri za filime, ikwirakwizwa mu ndirimbo ndetse no mu bitangazamakuru. Mu bushakashatsi rero bwakorewe mu Bwongereza muri 2019, abagore 31% bavuze ko bumva abagabo birabura nk'abafite ubushobozi bukomeye cyane cyane mu bintu bijyanye n'urukundo. Ariko ibi ngibi ni imyumvire gusa, ntabwo ari itegeko ry'ubumenyi gusa. Hirya no hino hose bigaragara neza yuko ibi bintu bamwe barangije kubyisetingamo. Impamvu ya gatatu ni umuco w'itangazamakuru. Itangazamakuru rifite uruhare runini cyane mu buryo abantu batekereza. Urugero nko muri sinema nyinshi usanga hagenda hagaragaramo ibyiyumvo runaka. Ikindi nko muri muzika cyangwa se mu kwamamaza usanga hari imyumvire y'uko abagabo birabura bashobora kuba bafite imbaraga mu bintu bijyanye n'urukundo. Akenshi berekana rero ko abagabo birabura ari nk'abantu bafite imbaraga, bafite charisma ndetse bashobora no kuba bakundwa n'abagore cyane. Urugero nk'abahanzi nka Chris Brown ndetse na Drake bafite abakobwa benshi babakunda ku isi,
ibi ngibi bigatuma bavuga yuko abirabura cyangwa se abagabo birabura bakundwa ku kigero cyo hejuru. Ibi rero bituma abakobwa bamwe bumva ko abagabo birabura ari beza cyane mu rukundo. Impamvu ya kane rero ni umuco w'imbyino ndetse n'imyidagaduro. Abagabo birabura bakunze kugaragara cyane mu bintu bijyanye no kubyina, mu bintu bijyanye n'umuziki ndetse no mu myidagaduro. Ibi rero bigatuma bagaragara nk'abantu rwose bishimisha ndetse bashobora no kwishimira ubuzima, bafite na confidence cyangwa se bafite n'ikintu kijyanye no kwiyizera cyangwa se kwizerwa. Rero urugero, hari nk'ubushakashatsi bwerekanye ko abagore 47% bakunda abagabo bafite confidence n'uburyo bwo kwishimisha. Ni ukuvuga ngo abagabo bifitiye icyizere n'uburyo bwo kwishimisha cyangwa se n'uburyo bishimishamo, nubwo batita cyane ku ibara ry'uruhu, ariko bavuga neza ko abagabo birabura iki kintu bakibitseho cyane. Impamvu ya gatanu rero ni ibara ry'uruhu rikurura amaso. Buriya abahanga mu mitekerereze bavuga ko ibara ridasanzwe mu gace runaka rikurura amaso. Urugero, nko mu bihugu by'abirabura hari igihe bashobora gukururwa n'ibara ry'umugabo w'umuzungu cyangwa se umugabo w'inzobe, bakavuga ati rwose uriya mugabo wabana nawe. Ariko mu gace nk'ak'abazungu ugasanga nawe babona umugabo wirabura bakavuga ati rwose wawe uriya niwe tuberanye, niwe dukwiranye. Urugero, nko mu Burayi umuntu wirabura rwose aba adasanzwe cyane. Ubwo ni muri bya bihugu by'abazungu. Abagore b'abirabura bakunda abagore b'abazungu cyangwa se b'inzobe bakunda abagabo b'abirabura cyane, baba bashaka kugira ngo bumve neza nabo uko bameze. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko abantu bagera kuri 33% bakunda umuntu utandukanye n'abandi mu isura. Murumva rero ko ari ibintu bitoroshye. Impamvu ya gatandatu ni imbaraga mu mikino. Abirabura bagiye bagaragara cyane mu mikino ikomeye ku isi, urugero nka Usain LeBron James. Aba bakinnyi rero bagaragaje imbaraga cyane, bagaragaza kwihangana, bagaragaza no gutsinda, kandi bari abirabura. Ibi rero bituma bamwe batekereza ko abagabo b'abirabura bafite imbaraga ndetse n'ubutwari, bigatuma abagore benshi babakunda ku kigero kidasanzwe. Impamvu ya karindwi rero ni imitekerereze y'uko bakunda abagore cyane. Hari abagore bavuga ko abagabo birabura bakunda kwita ku bagore babo ndetse no kwerekana amarangamutima, bazi no kurinda umuryango. Mu bushakashatsi bwakorewe ku bagore 600, abarenga 29 bavuze ko babona abagabo b'abirabura yewe nk'aberekana urukundo cyane. Murumva neza yuko biba bifite aho bituruka. Ariko rero ni ngombwa kumenya ibi bintu. Nubwo hari abantu batekereza batyo, ntabwo ari ukuri ku bantu bose. Ukuri ni uko hari abagabo beza mu moko yose kandi hari n'abagabo babi mu moko yose. Iki ngiki dukwiye kukizirikana. Urukundo rwa nyarwo rushingira ku mico, rushingira ku kubahana, rushingira ku kumvikana ndetse no kwizera, ntago ari ibara ry'uruhu gusa. Nubwo benshi bafite iriya myumvire, ariko nyine bakwiye no kumenya neza yuko ibi bintu, imico, kubahana, kumvikana ndetse no kwizerana ni ibintu bikwiye kuba kuri buri bwoko bwose cyangwa se kuri buri bwoko bwose bw'uruhu. Ntago ari ibara ry'uruhu gusa ngo umuntu ahita avuga ngo yewe ngo ubu birarangiye. Reka da. Mu gusoza rero turebe, ni ukuvuga ngo mu gusoza, impamvu zatuma abagore bamwe bakunda abagabo birabura kurusha ab'inzobe zishobora kuba imiterere y'umubiri cyangwa se imyumvire yakwirakwijwe mu itangazamakuru, umuco n'imyidagaduro, confidence n'imyitwarire ndetse no kuba batandukanye n'abandi mu gace runaka batuyemo. Ariko rero ikintu cy'ingenzi ni uko urukundo rw'ukuri rudashingira ku ibara ry'uruhu gusa, ahubwo rushingira ku mutima n'imico y'umuntu. Reka tubashimire kuba mudahwema kubana natwe no kuba mudahwema kudushyigikira. Uyu munsi twavugaga ku bijyanye n'imyumvire y'uko abagore bashobora kuba bakunda abagabo birabura cyane. Rero ibi ngibi ngire ngo urabisobanukiwe. Niba hari icyo watwandikira muri comments, ushobora gukora subscribe, ufungura n'inzogera ukareba handitse all notification ukahakanda kugira ngo na video y'ubutaha izakugereho mu ba mbere. Ushobora gukanda like, ushobora gusharinga kino kiganiro ku nshuti zawe kugira ngo turusheho gusangira amakuru. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, reka tuzongere tubonane muri video y'ubutaha. Mukomeze mugire amahoro.